intego zawe, ariko se abaturage cyangwa rubanda abafana bari baracyagushaka, abasange nabo bakimushaka, hanyuma bahita bavuga bati ntarebe ngaho komeza uyobore. Niyo plan, n'uwo mushinga ari kubikora. Yagaruye ikiganiro cyitwa Rayon Time. Rayon Time ni ikiganiro kiri guca kuri radio yitwa Isango Star, gikorwa na Ben Ngabo ndetse na Wasiri, kimara isaha imwe, saa 4 kugera saa 5. Ariko kandi Rayon Time yatangiye kugarura abareyo ngo baze baganire reyo. Ba Migambi bari gutumirwa, ngaba bamuherekeve baratumiwe n'abandi. Niki kiriya kiganiro kizajya kibugirwamo amakuru ya reyo, ariko harimo no gukomeza kwerekana imishinga n'ibikorwa Rayon Sport ihugiyemo, kugira ngo mwumve ko Jean Fidèle hari imishinga myiza bafitiye. Iyo bayita lobbying, n'ubwenge nyine, bisaba ubwenge. Iyo ni plan igaragara yakoze yo kugira ngo yongere yigarurire abareyo. Icyo rero ari gukora, arashaka abareyo ko bamwumva. Noneho bamwumva, inzego zamuhaye kuyobora reyo zikazabona ko yumvwa, noneho zikamuha gukomeza kuyobora reyo. Hari ikindi gice cya kabiri mbere yo kuza muri transfer. Icyo gice navuze kiyobowe na Muvunyi, wa muyobozi wa reyo, agera ku bintu bikomeye, afatanyije ubwo n'abagacinya, ubwo nabo bayoboye reyo, afatanyije n'abandi bayoboye reyo batandukanye, nabo bunze ubumwe. Abo uruhande rwabo baravuga ngo niyo muri twe hatavamo uyobora reyo wayiyoboye, ariko dukeneye ko reyo yongera gutsinda niyo yayoborwa n'undi muntu muto uzi umupira kandi ufite n'amikoro, ati twamushyiraho akagira ibyo afasha muri reyo. Ibyo ni ibihari, ibyo ni ibivugwa. Abo ni iki gituma badashaka ko Jean Fidèle akomeza. Baravuga ngo Jean Fidèle ngo yaratsinzwe cyane uyu mwaka, ngo ikipe yashoboraga kugera mu matsinda biramunanira, ngo ikipe ngo yarokirise nabi, ngo ikipe yagiye yitwara nabi ku isoko, ati ikipe yagiye ikora amakosa igatakaza imikino ya hato na hato. Ati rero Jean Fidèle n'ubundi tukurekereyo n'ubupadiri bwawe tukubonana, ati ntabwo wayibasha. Ariko muko nabo bishyira hamwe bakagira ikibazo. Mwibuke ko ubuyobozi bw'igihugu ntabwo bwishimiye ukuntu bayoboraga reyo n'amakosa bakoze, bisa naho bari barashyizwe ku ruhande ukurikije uko ibintu bigaragara. Noneho bigasa n'abantu bavuga ngo reka turebe ukuntu twabona imbaraga zongera kudusubiza mu gusa n'abegera Rayon Sport. Dushaka imbaraga, ariko izo mbaraga barazishaka. Umve gitangaje, barashaka kubanza kunyura muri Mukeba muri APR. Rwose icyo gihagazeho. Mbaza ngo gute we watekereza ba Freddy, ba Muvunyi n'abandi bantu bayoboye reyo bose kuri match ya APR iri gutwara igikombe. APR ntiyakinnye na reyo, ntibaherukaga kuri stade, ariko baje aho APR iri gutwara igikombe. Why? Kubera iki? Niki gituma rero bari guca muri APR? Birasa naho bavuga ngo APR ifite abayobozi bakomeye, bafite imbaraga, bafite ijambo, bigerera ibukuru, ahari badufasha kumvikanisha icyo cyifuzo dufite. None icyo cyifuzo cyacu cyakumvikana, niyo twe tutayobora hakaza undi muntu basi dushyigikiye cyangwa se twatiza amaboko akayobora reyo. Ariko kuki APR wenda cyangwa izo mbaraga bashaka muri APR kuki zishoboka? Zirashoboka kubera ko Jean Fidèle na APR ntibigeze bumvikana. Mwese murabizi yaserere na APR ku bintu byinshi, murabizi kesi z'Intare. Intare ni ikipe no ya APR, twese turabizi, nta muntu utabizi. Ukuri rero kukaba ngo twiyunge n'abantu muri APR, noneho badufashe bumvikanishe ibintu byacu bukuru. None nibyumvikana tuzatsinda Jean Fidèle, aze nawe mu nararibonye mu bantu bayoboye Rayon Sport, dufatanye bisanzwe, ariko haza ubuyobozi bushya bw'abandi bajene, ariko batwumva, dushyiramo ibitekerezo. Ubwo ndavuga ba Muvunyi, bagacinya n'abandi bayoboye reyo,
bagendere ku bitekerezo byacu, haza umuntu mbese tuzakorana niyo tutayobora ariko dusa n'abakorana nawe umunsi ku munsi, donc utwumva ko na Fidele kimwe mu bintu bikomeye ubuyobozi bwigijeho bari abantu nabo bigizayo. Bo rero baravuga ngo yatwigijeyo, reka tuzana umuntu twumva noneho dukorane dusubire muri reyo twe influence inyuma mu bikara ariko umuntu uri hari uwacu. Nuko plan imeze, nuko plan imeze, birakomeye. Muri uko rero iyo coalition y'abayoboye imeze, izi mande zose zigomba kumurika imishinga, ubwo nibagira amahirwe bagaca muri APR